ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Mukore subscribe and share kuko turabakunda. Iri jambo murisangize hirya no hino. Naje kumenya neza ko muri iyi si hari abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye ubutumwa bwiza bw'Imana, bakeneye guhumurizwa n'ijambo ry'Imana, kuko muri iki gihe tugezemo ijambo ry'Imana ntago abantu bakiryumva cyane, ahubwo basigaye bakurikira ubuhanuzi, kureba ibyiza. Niyo mpamvu twifuje kujya tubasangiza ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane. Uyu munsi rero nabazaniye ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 13, turahera ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 10. Matayo 13 turahera ku murongo wa mbere tugarukire ku 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uravuga ngo uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi bateraniraho ari bituma yikira mu bwato, yicaramo, abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani avuga ati, umubibyi yasohoye imbuto, akiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazirya, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera, kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo ifite amatwi niyumve. Iri jambo ryatwigisha iki? Iri jambo rishaka kutwigisha amagambo menshi. Bavuga ko haje umubibyi akabiba imbuto. Ese izo mbuto mwumva ko ari iki? Ese umubibyi wewe wumva ari iki? Umubibyi ni Yesu Kristo, nta wundi. Imbuto ni ijambo ry'Imana yasohoye. Rero muri iki gihe hari abantu twumva ijambo ry'Imana, twaryumva kubasha kuribwira abandi bikatunanira. Kandi wagiye gusenga, ufata umwanya wawe ujya gusenga, wicara mu rusengero, pasiteri akwigishije ijambo ry'Imana, ariko bya bindi nyamaze ntubyitayeho, bise bigwa aho ngaho. Ni bya bindi bavuze ngo umubibyi yararibye, akiba zimwe zigwa mu nzira. Ubwo rero urumva we ubaguye mu nzira. Aho batubwiye kukara ni wa muntu wumva ijambo ry'Imana, yamara kumva ijambo ry'Imana pe akarifata akaryizera, ariko agisohoka urusengero rigahita rigenda. Ubwo ngo naba yaje gusenga. Ese buriya wowe wumva ntago nyine uba wabikoze neza, kuko ntago ubashije kurisangiza abandi. Abo bavuga mu mahwa ni handi bakubwira ijambo ry'Imana. Wakwiga ijambo ry'Imana ukarimenya, ukaritahana, ukarigeza mu rugo, nabo wasanze nubibasangize, basi ngo nabo bashe kubibabwira, babibwira abandi. Ukariguma nawe ku giti cyawe, ntihagire icyo rikumarira cyakubona ribwira abandi. Aho bavuze mu butaka bwiza, ni wa muntu uvuga ijambo ry'Imana, yaryumva akagenda akarivuga, akaribwira abandi, niwe yaribwiye akaribwira undi, gutyo. Abo nibo Yesu ashaka. Nshuti bavandimwe, mureke abantu twese twamenye Imana twe kwicara, kuko Yesu yaravuze ngo ibyo wanyumvanye uzabibwira abandi bagabo bo kumpamya, kandi uzamwamamaze kugera ku mpera y'isi. Naho rero nshuti bavandimwe, dufatanyije urugendo, twihangane muntu z'ijambo ry'Imana. Iyi si irimo byinshi biruhije kandi bibabaje. Hari abantu banyotewe no kumva ijambo ry'Imana. Twafatanya tukavuga ijambo ry'Imana, tukarigeza hirya no hino, n'abatamuzi bakamumenya, kuko yaravuze ngo numara kunyemera nk'umukiza wanjye, uzampamye mu bandi ibyo nagukoreye. Bantu banjye, nshuti zanjye, bavandimwe, mumfashe tujye tuvuga ijambo ry'Imana rigere hirya no hino, buri muntu wese arimenye. Kandi hahirwa umuntu wamumenye, nta kizamunyeganyeza. Hahirwa umuntu umwizeye, ntacyo azaba. Hahirwa uwamwiringiye, azaguma muri we, kandi nawe azaguma muri wowe. Ijambo nari mfite ni iryo. Reka dufatanye gusenga. Uwiteka mwami Imana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko ushobora byose. Twamenye neza ko uhambaye, niyo mpamvu twiyemeje kugukurikira, kuko twasanze ari wowe womora ibikomere tuba dufite, kandi tukanezererwa muri wowe. Kandi twamenye neza ko ukwizeye kandi akakwiringira nta cyamuhangara, kandi nta n'icyamunyeganyeza. Reka mwami ukomeze kuduha imbaraga, ukomeze kutwambika imbaraga, ukomeze ubane natwe. Twamenye neza ko umuntu wakwiringiye, iyo bamuteye nawe urahatera nk'Imana, ukahashinga ibirindiro. Reka mwami abatarakumenye n'abatakuzi bose bazakumenya, bamenye ko uri Imana ishobora byose,
bamenye ko uri Imana ivuga bikaba, kandi natwe rikomeza ubane natwe, ukomeze kudushigikira, ukomeze kutwambika imbaraga, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amena, ndabakunda cyane, murakoze.